Ndabasuje mu izina rya Yesu. Haleluya. Nitwa Iyakabumbye Etienne. Nkaba ndi pastori umukuru w'itorero muri paruwasi ya Rundoyi, ni mu karere ka Rutsiro, ni mu ntara y'Uburengerazuba, mu murenge wa Ruhango. Nkaba rero mfite umudamu nkajya n'abana batandatu. Nkorera umurimo w'Imana muri ADPR, ni kuvuga mu itorero rya Panekote. Hamwe n'ivyo rero abangira ngo dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyangwa se mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 4 umurongo wa 12. Turasoma n'umurongo wa 15 n'uwa 16. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice ni cya 4 umurongo wa 12 n'uwa 15 ndetse n'uwa 16. Handitswe amagambo ateye atya. Handitse ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye. Umurongo wa 15. Ivyo ujye ubizirikana kandi aba ari byo uhugukiramo, kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarire bose. Umurongo wa 16. Wirinde ku bwawe no ku nyigisho wigisha, uzikomeze, kuko nugira utyo uzikizanya n'abakumva. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi wa none ntego mfite iravuga ko tugomba kuba icyitegererezo mu byo tuvuga ndetse no ku ngeso no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye. Mu yindi mbuto turasaba kuba icyitegererezo cy'abandi. Intego yacu turasabwa kuba icyitegererezo cy'abandi, nicyo numva Imana yashyize ku mutima wanjye. Pawulo yandikira Timoteyo ubwo yari amaze guhamagarirwa umurimo, nuko arambwira ati ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye. Nkuko mbabwiye rero, intego mfite umunsi wa none iradusaba twebwe abakira agakiza, aho Imana agira icyizere ikabatoranya, iradusaba kuba icyitegererezo cy'abandi mu bikenewe cyangwa se mu by'Imana ishaka. Ariko mbere yuko nkomeza n'iyi ntego, ndagira ngo mbanze senga Imana. Imana data twesoraho, ndagushimye mu izina rya Yesu. Uri Imana itegeka bikaba, ivuga bigakomera. Akanya nk'aka ngaka iri jambo ndarisomye, ariko nkeneye imbaraga zawe kugira ngo ndisobanure uko ushaka. Umwuka wera nshorere, kandi birashoboka ko ubishatse ubinyemereye wamba hafi kubwo gushaka kwawe, maze umwuka wera akanyobora iri jambo nkarisobanura uko bikwiriye, bityo abaryumva rikubaka imitima yabo, ndetse nanjye ubwanjye urivuga rikanyubaka, maze iherezo ryacu rikaza ryo kubona ikamba ry'ubugingo wasezeranije abakozi bawe, cyangwa se wasezeranije abagukunda. Bahafi yanjye kuva ntangiye kugeza nsoje mbona ukuboko kwawe, ne kuba njyenyine. Mu izina rya Yesu umbe hafi abakomeye n'aboroheje, ubagendera unyuze mu ijambo wanshyizemo. Ababoroheje n'abakomeye mu izina rya Yesu, abato n'abakuru, nyamuneka abantu bose ubagendere ukurikije ukoresheje iri jambo ukunze kumvuga. Ngusabye nizeye ko nyumvise, senze nizeye izina rya Yesu, amen. Ijambo ry'Imana turarisomye ritubwiye uburyo Pawulo yandikiye Timoteyo. Nkuko mbabwiye, Pawulo amaze kuba nako Timoteyo amaze kuba umwe mu bakozi bayo, nuko Pawulo aramwandikira ati ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera. Mu yindi mvuga, abizera bakwigireho kwizera, abizera bakwigireho kumenya ibyo Imana ishaka. Ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye. Nuko ageze ku murongo wa 15 arambwira ati ibyo ujye ubizirikana
kandi aba ari byo uhugukiramo. Ibyo byo bizirikana, bigaragara ngo kuba icyitegererezo cy'abizera ubizirikane, kuba icyitegererezo ku ngeso, ku rukundo, ku kwizera no ku mutima uboneye, ubizirikane kandi aba ari byo uhugukiramo. Iryo jambo ngo aba ari byo uhugukiramo, yashaka kuvuga ngo aba ari byo witaho cyane, aba ari byo ushyiraho umutima, ubyiteho cyane kuko birakenewe. Imana itugendere cyane. Nuko aramubwira ati kuko nuramuka ubizirikanye kujya mbere kwawe kuzagaragarira bose. Nkuko iryo jambo tubisomye ngo ibyo byo ubizirikana kandi aba ari byo uhugukiramo, kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarire bose. Kandi ufite amatwi yumve, hari ibyo tugomba guhugukiramo, hari ibyo tugomba kwitaho, kugira ngo kujya mbere kwacu kugaragarire bose, abato n'abakuru, abataramenya Imana n'abayimenye, kujya mbere kwacu kubagaragarire. Maze ageze ku murongo wa 16 abaramubwira ati wirinde ku bwawe. Bigaragara ngo wirinde ku bwawe, we kwigisha abandi kwirinda wowe utirinda. Wirinde ku bwawe no ku nyigisho wigisha uzikomeze, ati kuko nugira utyo uzikizanya n'abakumva. Mu yindi mvugo bigaragara ngo adakoze atyo biranashoboka ko yakiza abamwumva ariko we ntakire, ariko aramutse ngo agize atyo akabyitaho ngo azikizanya n'abamwumva. Ba Kristo bene data, bakoze Imana, mwahamagawe, turasabwa ngo kuba icyitegererezo cy'abizera, tukaba icyitegererezo ku ngeso, tukaba icyitegererezo ku rukundo ndetse no ku mutima uboneye, ku kwizera no ku mutima uboneye. Nkuko nkunda kubivuga rero, abanteza amatwi rero mbabwire ngo twahamagawe n'Imana imwe, ariko imihamagaro yacu iratandukanye. Kandi kubera ko imihamagaro yacu itandukanye, no gukora kwacu kuratandukanye. Niyo mpamvu musurwa n'abakozi b'Imana batandukanye. Umwe mu gihe abaganiriza mukabona arakora hirya no hino, nyamara undi akabaganiriza ahagaze hamwe, kandi burya bose ni abakozi b'Imana. Umurimo wabo ni bawukora neza bataryarya, bazawuhererwa ingororano. Ku ruhande rwanjye, iyo nganiriza abantu ijambo ry'Imana umwanya munini cyane, ntabwo ubu kubahanga amaso, kandi si uko ntareba, ahubwo ni ya mihamagaro mbabwiye itandukanye. Iyo maze kumva ijambo ry'intego, Mwuka w'Imana arikize ku mutima wanjye, ndarisoma. Ariko nyuma yo kurisoma, muri njye hagasigaramo undi murimo wo gusenga Imana, nyigisha inama, ntese Mana abantu kugira ngo barusheho kumva neza, basobanukirwe iri jambo nongereho ngo iki. Cyagenda kugisha Uwiteka inama, nibwo ushobora kubona mbombetse amaso, nabwo ushobora kumva mvuze ngo dusoma aha ntarambuye Bibiliya. Ntibigutangaze, ku Mana byose birashoboka, gusa ni Imana yabyishakiye, nta ruhare nabigizemo. Ni ubushake bw'Imana ihamagara, kandi kuva ari Imana yabyishakiye, icyubahiro ni icyayo. Imana ribafashe kunyumva neza. Nagira ngo umhanze amaso cyangwa se undeba, ye kujya kure mu bitekerezo yibaza impamvu nshishamo simurebe. Ni uko ndizera ko mwese musobanukiwe. Ndagira ngo dukomeze n'intego yacu yo kuba icyitegererezo cy'abandi. Nuko Pawulo yandikiye Timoteyo, nuko amaze kumenya ko Timoteyo yamaze gutoranyirizwa umurimo w'Imana, cyangwa se ko yamaze kwakira agakiza, aramwandikira ati ntihakagire uhinyura ubusore bwawe. Mu yindi mvugo, agomba kwitwara nk'umusore wakijijwe. Abantu ntibamureba batari ko se uriya ni umusore usenga Imana. Umuntu usenga Imana akora biriya. Umusore wakijijwe yitwara kuriya. Oya bene data, niba twarahamagawe, dusaba kwitwara nk'abahamagawe, nk'uko Pawulo yandikiye Efeso igice cya 4 umurongo wa 1, aravuga ati nuko ndabinginga njyewe imbohe y'Umwami Yesu, ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe. Nuko bigaragara ngo rero hari ibyo twahamagariwe, turazagwa kugenda nk'uko bikwiriye ibyo twahamagariwe. Nuko rero niba twarahamagariwe umurimo w'Imana, tugende nk'abakozi b'Imana. Niba twarahamagariwe kuririmba, twarahamagariwe kuvuga ubutumwa, tugende nk'abavuga butumwa. N'icyo Imana ishaka ngo nuko ndabinginga. Ni Pawulo wabyandikiye Abefeso ati nuko ndabinginga njyewe imbohe y'Umwami Yesu, ngo mugende nk'uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe. Mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe. N'icyo Imana ishaka ku bakozi bayo,
nuko Pawulo amaze kumenya ko rero Timoteyo yahamagariwe umurimo nawe aramwandikira aramubwira ati ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, mbega witwararike ukureba ashima Imana ku bwawe, ye gutuka Imana ku bwawe. Nuko icyo ni Imana yashakaga kuri Timoteyo, amaze kumubwira cyo atahubwo uba icyitegererezo cy'abizera, uba icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga, no ku ngeso zawe, no ku rukundo, no ku kwizera, no ku mutima uboneye. Kubera ikirere agomba kuba icyitegererezo cy'abizera kandi akagira ingeso zishobora kunezeza Imana. Ni impamvu ki iyo usomye ijambo ry'Imana hariya mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice ni icya 2 umurongo n'uwa 12, usanga Petero nawe yuzuye umwuka wera yaranditse abwira abakristo ijambo ati mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Aravuga ati mugire ingeso nziza hagati y'abapagani. Nuko wasoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice ni icya 11 umurongo wa 24 ugasanga Barinaba icyatumye mu Antiyokiya abantu bakizwa, ugasanga atari uko Barinaba yari intyoza, atari uko wenda yavugaga n'imbaraga nyinshi, ahubwo ngo hari ikintu ngo yari afite, mbe nambe ngo yari umunyangeso nziza. Icya 2 yari yuzuye umwuka wera. Icya 3 yari afite kwizera, nkuko tubisomaho mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 11 umurongo wa 24, ho dusanga handitswe ijambo ngo kuko Barinaba yari umunyangeso nziza wuzuye umwuka wera no kwizera. Abantu benshi bongererwa umwami Yesu. Yari umunyangeso nziza, nyuma yo kugira ingeso nziza ngo akuzura umwuka wera, maze ngo akajya no kwizera. Imana ishimwe cyane. Ntabwo dusomye kuko Barinaba yari umukire cyane, kuko yari umunyamashuri menshi, nubwo kwiga nabyo atari bibi, ahubwo ikintu cy'ingenzi tubonye cy'ingirakamaro yari umunyangeso nziza kandi wuzuye umwuka wera, atuzuye irari, atuzuye ishyari, atuzuye ubwibone, atuzuye urwangano, ahubwo yuzuye umwuka wera. Haleluya! Ngo yuzuye umwuka wera no kwizera, ngo abantu benshi bongererwa umwami Yesu. Niba dukeneye ko ivuga ubutumwa ryacu rigira umusaruro, dukeneye ko abo tuganiriza bahinduka ari benshi ku bwacu, turasabwa kuba ngo dufite ingeso nziza kandi twuzuye umwuka wera no kwizera. Imana idufashe cyane. Ntabwo dusomye ngo Barinaba yari uwo mu idini niyo mpamvu abantu bakijijwe ku bwinshi, oya si uko yasengaga ku munsi n'uyu, oya si iyo mpamvu, ahubwo ngo nuko yari umunyangeso nziza kandi wuzuye umwuka wera. Yari umunyangeso nziza wuzuye umwuka wera no kwizera, ngo abantu benshi bongererwa umwami Yesu. Ni nako twabonye ko Pawulo yabwiye Timoteyo iri jambo, abaramubwira ati ntihakagire unyura ubusore bwawe, atahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga, no ku ngeso zawe, no ku rukundo, no ku kwizera, no ku mutima uboneye. Abageze ku murongo wa 15 nkuko twabisomye, aramubwira ati ibyo ujye ubizirikana, ibintu umuntu agomba kwitaho cyane, ibyo ujye ubizirikana. Ati kandi ababyo hugukiramo, mu yindi mvuga ababyo witaho cyane, bigaragara ngo nibyo bigomba kuboneka nk'intwaro mu ivuga butumwa ryawe mu murimo wahamagariwe. Ibyo ujye ubizirikana kandi ari byo hugukiramo, ngo kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarire bose, kujya mbere kwawe kugaragarire bose. Ijambo kujya mbere navuga ngo nugukura mu byo bw'umurimo, ndetse kugira ngo bati runaka hari intambwe amaze gutera ukurikije uko yarameze umwaka ushize, ndabona rwose noneho hari ahandi amaze kugera adasanzwe. Iyo niyo jambo gitwa kujya mbere, kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarire bose. Pega abantu bagiye babona ko udahora wenda muri pozi imwe, bene batabati dore ni kuri yameze ni kuri yahora. Oya, urasabwa kujya mbere, kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarire bose. Ngusabwa kuba uri icyitegererezo cy'abizera, kandi usabwa kuba ufite ingeso nziza, usabwa kuba ufite urukundo ndetse no kwizera. Ikindi kandi
ufite umutima uboneye. Ijambo umutima uboneye mu yindi mvugo ni ukuba wejejwe, ni ugukorera Imana nta mugayo ukuriho. Imana idufashe cyane, nta mutima ugucira urubanza. Cyo ni Imana ishaka. Nuko arambwira ati ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ubikitegerezo cy'abizera ku ngeso zawe. Ngo kubyo uvuga no ku rukundo, no ku ngeso zawe, no ku rukundo, no ku kwizera, no ku mutima uboneye. Bene data, ngo ibyo turasabwa kubihugukiramo. Gusa ndashaka kubanza kuvuga ku ijambo ryitwa ingeso nziza, nyuma nkavuga ijambo kuba twuzuye umwuka wera ndetse no kuba dufite kwizera. Ibyo ni ngombwa ko nje nawe tubiha agaciro. Imana ishimwe cyane. Nuko Barinaba ubwo yari amaze kugera mu Antiyokiya, Imana yamutumyeyo ikoresheje abakozi bayo. Barinaba ngo ageze mu Antiyokiya, nuko ngo ikintu cyitwaje intwaro yari afite ngo yari umunyangeso nziza. Icya kabiri yari yuzuye umwuka wera. Icya gatatu yari afite kwizera. Nuko maze ngo kubera ko yari umunyangeso nziza kandi wuzuye umwuka wera no kwizera, ngo abantu benshi bongererwa umwami Yesu. Imana idufashe cyane. Kubera ikirere ari ngombwa kugira ingeso nziza. Ingeso nziza bisobanuye imyifatire cyangwa se imyitwarire. Hari imyitwarire mu buryo bwo kuvuga, imyitwarire mu buryo bw'ingendo, mu buryo bw'indebo. Aho hose turasabwa kugira imyitwarire ihesha Imana icyubahiro. Imvugo yacu kabiye guhesha Imana icyubahiro, kabiye gutuma Imana ihabwa ishimwe cyangwa se Imana ivugwa neza ku bwacu. Niyo mpamvu Paulo yandikiye hariya yandikiye Abakolosayi igice cya 4 umurongo wa 5, arabwira ati ijambo ryanyu ndetse no wa 6. Hariya Abakolosayi igice cya 4 umurongo wa 6, arabwira ati ijambo ryanyu rifatanye iteka n'ubuntu bw'Imana, risize umunyu, kugira ngo mbese abaryumva barushaho guhimbaza Imana. Imana idufashe cyane. Nuko iri jambo ngo ijambo ryanyu rifatanye iteka n'ubuntu bw'Imana, risize umunyu. Nuko iyo jambo ngo risize umunyu bisobanuye ngo ukurivugana ubugwaneza, ukarivugana ubwitonzi, abuganiriza, utabatuka, utabakwabagura, utabafata nk'atari abantu. Ijambo ryanyu rifatanye iteka n'ubuntu bw'Imana, risize umunyu. Cyo ni Imana ishaka. Hanyuma Paulo yongera kwandikira Timoteyo mu rwandiko rwa 2 yamwandikiye igice cya 2 umurongo wa 24. Nuko aramubwira ku murongo wa 24 ndetse kugeza ku wa 26, aramubwira atariko umugaragu w'umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane. Ngo ndi ku ijambo ryitwa ingeso nziza. Atari ku mugaragu w'umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane, ahubwo akwiriye kuba ugira neza kuri bose, agakunda kwigisha, akihangana, agahanisha ubugwaneza abamugisha impaka, kugira ngo niba bishoboka Imana ibahe kwihana ngo bamenye ukuri. Murongo wa 26 ngo basinduke bave mu mutego wa Satani wabafashe mpiri, babone gukora iby'Imana ishaka. Urabyumva neza. Nuko Imana ishimwe cyane. Uyu Timoteyo ni nawe nyine Paulo yongeye kwandikira, ni nawe yari yabwiye ati ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, atahubwo ubikitegererezo cy'abizera ku byo uvuga, no ku ngeso zawe, no ku rukundo, no ku kwizera, no ku mutima uboneye. Nuko gusa arongera amwandikira ngo tubisomye, atari ko hari kigomba kumenya mu gukorera Imana kwawe, mwivuga butumwa ryawe. Uhari kigomba kumenya kidakwiriye ku bakozi b'Imana, atari ku mugaragu w'umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane, ahubwo akwiriye kuba ugira neza kuri bose, agakunda kwigisha. Icyo ni icya mbere. Icyo ni icya kabiri nako. Icya mbere agomba kuba ugira neza kuri bose. Aho ni hahandi twabwiye ngo agomba kuba icyitegererezo ku rukundo. Ntagomba kuba umuntu urobanura ku butoni, agomba kugira neza atavangura aboroheje n'abakomeye, abato n'abakuru, akabakunda kimwe, kamenya ko bose ari ibiremwa by'Imana. Ngo agomba kuba agira neza kuri bose, atajya kwakira abantu ngo arebe igihagararo, yize hehe, afite amashuri angahe, ese atunze iki. Oya, ngo agomba kuba agira neza kuri bose. Imana ishimwe cyane.
n'iki Imana ishaka. Bigaragara ni buri umudiyakoni, uri umudiyakoni kazi, uri we wese wike ngo urasabwa kubugira neza kuri bose, urasabwa kuba utarobanura abantu ku butoni, utareba ngo umuntu ameze ate asate. Oya, ugomba kuba ineza ugomba kumwa n'abantu bose, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira nyine aho Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 5, ababwira ko ineza yabo igomba kumenywa na bose. N'iki Imana ishaka. Ineza yacu ntigomba kumenywa n'ubwoko bumwe, ntigomba kumenywa n'abantu runaka tubana, igomba kumenywa n'abantu bose. Nizere ko mwanyumvise. Nuko aramubwira ati ariko umugaragu w'umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane, ahubwo akwiriye kubugira neza kuri bose, agakunda kwigisha, akihangana. Ye mu nshingano umukozi w'Imana afite agomba no kuba yihangana, ariko muri uko kwihangana agahanisha ubugwaneza. Ye ndashaka kuvuga ijambo guhanisha ubugwaneza nyine najyo tukariha agaciro, ariko no kwihangana tukabimenya ngo agomba kuba yihangana mu nshingano ze, harimo no kwihangana. Agomba kuba atazira gato ngo acike intege kavuga ati ibi sinabivamo, agomba kuba yihangana. Nuko Pawulo amaze kumenya ko muri uru rugendo, muri uyu murimo twahamagariwe harimo ibibazo bitandukanye, abwira Timoteyo ati umukozi w'Imana mu nshingano afite agomba no kwihangana. Asabwa kutibwira ko azagira amahoro 100%, ibyo avuze byose bikemerwa. Oya, agomba no kuba yihangana. Shobora no kujya n'ababwiriza bakabona ko nta nicyo amaze, ariko asabwa kuba afite imbuto yitwa kwihangana. Cyo ni Imana ishaka. Mbese urabyumva mwene data? Yesu nadufashe cyane. Bakozi w'Imana, imbuto yo kwihanganira kenewe. Nuko ngewe nibutse kuko uyu munsi numvisemo ko abakozi b'Imana abantu bafite umurimo bahamagariwe, nagira icyo mbabwira. Mbere na mbere basabwa kuba icyitegererezo cy'abizera, bakagira ingeso nziza zihesha Imana icyubahiro, bakuzura umwuka wera, bakagira kwizera nibyo, ariko no kwihangana kukababamo, no kugira neza ku bantu bose bakabizirikana. Ye ndashaka kuvuga ku ijambo kwihangana. Kwihangana rero ni kimwe mu by'Imana yantumye mu ihamagarwa ryanjye. Kwihangana njya nibuka Imana impa ubutumwa muri 2001, cyo gihe hari muri 2001, hari mu kwezi kwa 4, hari ku itariki 13 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2001, ariko wa 5 nibwo nagiye muyerekwa. Muri iryo yerekwa nza kubona umubyeyi uhetse umwana. Ubwo nabonaga umubyeyi uhetse umwana, mbona imbere hari umusozi muremure cyane. Uwo mubyeyi ndamwitegereza, maze mbona atangiye kuzamuka umusozi ahetse umwana mukuru, umwana ugeze mu myaka nk'6. Ndajya mbabwira imbuto yitwa kwihangana ubu gikenewe muri uyu murimo. Maze wa mubyeyi mbona arazamuka wa musozi wari muremure cyane, cyakora nkabona yananiwe, ariko ntashyira umwana hasi. Ndamwitegereza, ageze mu musozi hagati, ijwi ry'Imana rirampamagara rirambaza ritese uriya mubyeyi wamwitegereje? Nanjye nti rirambwira ati ariko urabona ko n'uriya mwana ahetse ari mukuru? Nti yego. Rirambwira ati kandi urabona ko uriya mubyeyi ananiwe? Nti. Rirambwira ati ariko kunanirwa k'uriya mubyeyi gufite inzira, gufite impamvu, kubera ko umwana ahetse ari mukuru. Nuko iryo juru rongera rirambwira ati ariko se wambwira impamvu uriya mubyeyi atashyize umwana hasi kandi ananiwe? Nuko mugende gushaka igisubizo. Iryo jwi rirampamagara rirambwira tutarajya kure, kubera ko birashoboka ko Imana yabonye ko igisubizo cyanjye kiratandukana nuko Imana ibibona. Nuko Imana yambwira iti cyakora utarajya kure, impamvu uriya mubyeyi atashyize umwana hasi kandi ananiwe ngo nuko uriya mwana ahetse ari uwe. Imana ishimwe cyane. Nuko uriya mwana ari uwe, ngo yaza kuba ahekeye abandi yari kumva ananiwe akajishura agashyira hasi, ngo ariko bitewe nuko umwana ari uwe ngo aremera muvunikane kugeza igihe azamurenganura musozi. Imana ishimwe cyane. Bene data, nizere ko muri kunyumva. Nuko maze muri iryo yerekwa ijwi ry'Imana rirampamagara rirambwira riti umbwirira abakozi bose, abakristo, abakozi nahamagaye, abafite imirimo itandukanye mu itorero, ngo babwire ngo
umuntu ushaka gukora umurimo akazawuhemberwa ngo ajya gukora wituwe ko kandi babwire ngo imbere y'abakozi hagiye kuboneka imisozi myinshi yo gushyira hagaragara abahetse abatari ababo ko abahetse abatari ababo bagiye kugaragara bagiye gushyira abana bari bahetse hasi kuko bari bahetse abatari ababo ngo ari kuhetsuwe haleluya ngo azemera muvunikane kugeza igihe azamurenganura umusozi ngo wambwira impamvu uriya mubyeyi atashize umwana hasi kandi ananiwe nuko rero igisubizo ngo impamvu atamushyize hasi ngo nuko umwana ari uwe nizere ko wanteze amatwi nuko bigaragara ngo niba ari icyacu mutanga niba ari abashyitsi wakira niba ari ivugabutumwa ukora uri umuririmbyi uri pastori uri mwarimu uri we wese wice ku murimo ufite atari uwa kanaka ntawe ari uwa regional so umuvugizi ahubwo ni umurimo wawe wahamagariwe ngo niba uyumvamo ko umurimo ari uwawe ntabwo uzacika intege ku musozi ntabwo uzibaza utese imbivemo kubera ko habaye ikibazo uzibuka ko uhetse ari uwawe wambwira impamvu uriya mubyeyi atashyize umwana hasi kandi ananiwe impamvu atashyize umwana hasi ngo nuko umwana ahetse ari uwe Imana itugendere cyane wibukire iyerekwa wibukire iryo jwi ryakurikiyeho ngo umbwirire abakozi ngo imbere y'abakozi b'Imana hagiye kuboneka imisozi myinshi yo gushyira ahagaragara abahetse abatari ababo mu gihe imisozi itari yaza uzagira ngo abantu bose bari gukora umurimo warawuhamagariwe ariko imisozi ngo niramukije izashyira ahagaragara abahetse abatari ababo nibwo bamwe bazahindura amadini abandi bave mu matorero abandi basubira inyuma urukundo rukonje abandi basubira inyuma imihamagaro ikame ariko abahetse ababo bazakomeza kubaheka kuko bahetse si uw'abandi ahubwo ni uwabo Imana ishimwe cyane uru rugero rwaramfashije nubwo bigaragara ko ari njye wahawe iyi message ariko nanjye ubwanjye numvise hari aho runkuye hari naho rungejeje naje kwibaza bene data mu nteze amatwi ndibaza ntese koko umubyeyi aramutse agiye mu isoko akagenda ahetse umwana we yagera mu isoko abanyesoko bakamutuka mbese yavuga ngo kubera ibi bitutsi umwana nasigare hasi nasigare muri iri soko cyangwa niyo bamukubita yakwemera akamugwanaho kabata umwana n'uwanjye kandi ufite amatwi yumve none harakoma gake wowe unteze amatwi uti iki gikora nkivuyemo harakoma gake uti niba ari ibyo simwebwe musenga mwenyine harakoma gake ngo idini se nimwe gusa yewe mwene data ndakwifuriza imbuto yitwa kwihangana Paulo yandikiye Timoteyo turabisomya atariko umugaragu w'umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane ahubwo akwiriye kubugira neza kuri bose agakunda kwigisha akihangana mu nshingano afite harimo no kwihangana ntabwo ari ukwigisha gusa agomba no kwihangana muri uko kwihangana kandi agahanisha ubugwaneza abamugisha impaka ngo ahari nibiba bishoboka Imana ibaye kwihana ngo bamenye ukuri nuko ngo basinduke bave mu mutego wa Satani wabafashe mpiri babone gukora ibyo Imana ishaka n'iki Imana ishaka abantu mu nteze amatwi mbese uhetse urumva ari uwande aho nutangiye kwibwira ko uhekeye abandi wibwira ko uruhira abandi Imana igufashe cyane kunyumva neza abahetse ababo rero nibo bagiye kugaragara ko bahamagawe abahetse abatari ababo nabo imihamagaro yabikame niringire kuri kunyumva neza mbese wumva uhetse wande wumva ukorera nde nicyo nkwifuriza zirikana ubu butumwa ubuha agaciro zirikana ubu butumwa ubuha agaciro umenya agaciro kabwo mbese urihangana cyangwa ubuze kwihangana ye uriya mubyeyi wamwumvise neza Imana iti wambwira impamvu uriya mubyeyi atashyize umwana hasi kandi ananiwe ni nkaho yavuze iti wambwira impamvu uriya mubyeyi atasubiye inyuma amaze imyaka myinshi yarapfakaye wambwira impamvu atataye umurimo nibi bigerageza afite n'ukuntu avugwa wambwira impamvu atataye umurimo n'ukuntu abantu bamusebeje burya impamvu atataye umurimo nuko umurimo ari uwe n'iki Imana ishaka kora umurimo witu wawe kora umurimo wumva ko ntawe ukorera ahubwo ko ari we wikorera ibyo ukora byose bikora uzi ko ari wowe uri kwikora kuko ingorano ntabwo ari iz'abakureba ingorano si izabubwira ingorano ni izawe wumvise ko Paulo ari bwiye Timoteyo
ati rero ibyo ujye ubizirikana kandi ubihugukiremo, ibyo ujye ubizirikana kandi abe ibyo uhugukiramo, kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarire bose, ngo kuko nugira utyo uramutse ukoze utyo ngo uzikizanya n'abakumva. Imana ishimwe cyane, nuko ndayizera ko wanteze amatwi. Gusa rero kuri ingingo kwihangana hari indi message nshaka gutanga, ngira ngo itorero ry'Imana rusho kumva neza ikimana rishakaho. Nagiye mwiyerekwa ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2023, hari kuri 21 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2003, cyo gihe akaba hari kwa gatanu nibundi. Nagiye mwiyerekwa, muri iryo yerekwa nza kubona umukozi w'Imana, mbona marayika muhaye isuka, aramubwira ati ngwino nkwereke aho umpingira, ngwino nkwereke aho umpingira. Arabanza muhisuka, amaze kumuhisuka aramubwira ati ngwino nkwereke aho umpingira, aramujyana mwereka aho ahinga, aramubwira ati ndashaka kumpingira aha ngaha. Nuko amaze kumwereka aho ahinga, maze wa mukozi nawe atangira guhinga afite ubushake, arahinga rwose mbona afite umwete. Nuko mukanya ari guhinga, ngiye ko mbona mu murima havumbutsemo inzoka ivumbutsemo. Nuko maze wa mukozi mbona agize ikintu bita umujinya, mu yindi mvugo yabuze kwihangana, agize umujinya, isuka barayitaye, atasikiwe ati nuno murima ni mubi uri mu inzoka, isuka yitaye. Rero numva wari umuhaye isuka agize umubabaro, aramuhamagara ati mwene, ayamuhamagara ati nta soni, aramubwira ati nta soni kujugunya isuka hasi ngo nuko ubonye inzoka mu murima. Aramubwira ati none se isuka kuyitaye hari icyo biratwara inzoka? Bakunzi b'Imana bene data munteze amatwi, murumva kujugunya isuka hasi hari icyo byatwara inzoka? Hari icyo byatwara Satani uduhiga? Ntacyo byamutwara, ahubwo byamwongerera imbaraga. Nuko aramubaza ati ese urabona ko kujugunya isuka hasi hari icyo biratwara inzoka? Aramubwira ati kandi ukoze ikindi cyaha, ututse umurima ngo ni mubi, ngo nuko uri mu inzoka. Aramubwira ati burya rero umurima si wo mubi, ahubwo ikibi ni inzoka. Imana idufashe cyane. Arongera aramubwira ati kandi umubwire nako, arampamagara, uwo ari umubwiraga nanjye arampamagara, arambwira ati umbwirire abakozi bawe maso ko Satani ngo afite umugambi wo kugusha abakozi b'Imana benshi, ndetse ngo abereke ibyaha by'abandi, abereke iti dore kanaka yakoze atya, ntitwakongera kubana mu murimo w'Imana, sinakunya kuririmba na nyira kanaka yaritwaye atya, nakanaka yarakoze atya, ntitwakongera kubana mu murimo, sinakunya kubana nakanaka mu budiyakoni, ahubwo byarutwa nk'iyicarira. Imana idufashe cyane, ngo babwire ngo babe maso, ko hari n'abari kwitwaza ibyo. Mwati nako itorero ryacu ryari itorero, ariko buno sinzi uko byagenze. Nuko ngo Ushaka rivamo, kuzababwire ngo itorero siyo kibazo, ikibazo ahubwo ni inzoka iri mu murima. Nuko ndabwirwa ngo nzababwire ngo kandi ngo kujugunya isuka hasi ngo ni inyungu y'inzoka, ngo ariko ni igihombo cy'Imana. Muri iryo yerekwa Imana irambwira iti kandi uzambwira abakozi b'Imana ngo Satani yabonye ko nako ngo iyo nzoka yabonye ko ngo yo yigaragaje cyane, abari bafite amasuka bayata, none ngo yafashe umugambi yo kwigaragaza cyane mu buryo budasanzwe kugira ngo abatamasuka babe benshi. Ngo iyo nzoka yabonye ko iyo yigaragaje cyangwa se yigaragaye mu murima abari bafite amasuka bayata, none ngo yahisemo kujya yigaragaza cyane kugira ngo abatamasuka babe benshi. Nizere ko mwanteze amatwi bene data, bujya kujugunya isuka hasi ni uguha inzoka imbaraga, ariko gukomeza isuka ni ugutesha agaciro inzoka. Imana ibafashe, muzirikane guhamagarwa kwanyu n'iki Imana kitushakaho. Nuko mu gihe Pawulo amaze kubona ko mu murima twatumwemo hazajya habonekamo inzoka z'uburyo butandukanye, ababwiye Timoteyo, aramubwira ati umugaragu w'umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane, ahubwo akwiriye kuba ugira neza kuri bose, agakunda kwigisha akihangana, agakunda kwigisha kandi akihangana. Gusa turasabwa kumenya ko niba umukozi w'Imana agomba gukunda kwigisha, agomba no gukunda kwiga, ko ntabwo yakwigisha ibyo atize. Agomba kumva ko nawe agomba kwemera kwiga, akigishwa n'abandi, kugira ngo muri ibyo yigishwa nawe abone mu byo yigisha abandi. Icyo kimenye
ntuzibwire ko wihagije, ujye wibuka ko nawe ugomba kwiga kugira ngo nibyo wigisha abandi. Bagomba kuba akunda kwigisha, bisobanura agomba no gukunda kwiga. Byumvikana ngo agomba kwita kuri iri jambo Petero yanditse mu rwandiko rwa mbere rwanditse na Petero igice cya 4 umurongo wa 10, aho Petero yanditse iri jambo ati Petero yanditse iri jambo ati kandi nk'uko umuntu yahawe impano, aravuga ati kandi nk'uko umuntu yahawe impano aba ariko muzigaburirana nk'uko bikwiriye ibisonga byiza by'ubuntu bwinshi bw'uburyo bwinshi. Iri jambo ngo kandi nk'uko umuntu yahawe impano aba ariko muzigaburirana nk'uko bikwiriye ibisonga byiza by'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Iryo jambo ngo aba ariko muzigaburirana, mu yindi mvugo niko tugomba kwigishanya. Birashoboka ko impano yanjye uyu munsi yakugaburira, ejo yawe nanjye ikangaburira, ngo aba ariko muzigaburirana. Nuko bigaragara ngo ntuzifuze kugabura utagaburirwa, uzifuze kwigisha ko nawifuze no kwigishwa. Nizere ko mwanteze amatwi ngo kandi nk'uko umuntu yahawe impano aba ariko muzigaburirana nk'uko bikwiriye ibisonga byiza by'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Uwiteka dufashe cyane bakundwa bene data, nuko twumve ko impano zacu zizagaburira abandi, ariko n'iz'abandi zikatugaburira. Nidukora gutyo rero nabyo bizanezeza Imana. Ng'umugaragu w'umwami wacu akwiriye ko atari umunyamahane, batamuvuga batarakarishye, agira kamere hariya, wajya n'umupagano utarabatizwa. Ibyo uzabyirinde cyane niba ukeneye kunezeza Imana. Ngo arasabwa kuba atari umunyamahane, ahubwo akwiriye kubugira neza kuri bose, agakunda kwigisha, ikindi akihangana, agahanisha ubugwaneza abamugisha impaka. Ngo ahari babishoka Imana ibahe kwihana, ngo bamenye ukuri, basinduke, bave mu mutego wa Satani wabafashe mpiri, babone gukora iby'Imana ishaka. Niringire ko banyumvise neza cyane. Nuko rero bene data, iyi nzoka nayo mwese abafite amatwi muri kunyumva, mu murima irafite imbaraga, ariko abakozi bahawe amasuka. Uwiteka arababwira ati mwebwe icyo musabwa nimukomeze icyo mufite. Bega nabaha ijambo ry'inkomezi hariya mu byahishuwe igice ni cya 2 umurongo wa 24 n'uwa 25, aho tubona igitabo cy'ibyahishuwe igice cya 2 umurongo wa 24 n'uwa 25, handitswe iri jambo ngo ariko mwebwe mwese abasigaye bitubatira badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo abandi bitubwira, nibwo bwiru bwa Satani. Ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzazira. Ndizera ko mwanteze amatwi. Ngo ariko mwebwe mwese abasigaye bitubatira, navuga batarata amasuka, ab'imihamagaro yabo itari yakama, abasigaye bitubatira badakurikiza izo nyigisho, batazi ibyo abandi bitubwira, nibwo bwiru bwa Satani. Ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzazira. Bene data, mwumvise ko kujugunya isuka hasi ari inyungu y'inzoka, ariko ni igihombo cy'Imana. Kubw'ibyo rero amasuka twahawe turasabwa kuyakomeza, cyangwa Satani atarushaho kunguka, ahubwo Imana ikarushaho guhabwa icyubahiro. Kandi kuyakomeza niko kwihangana, n'iki Imana ishaka. Mwibuke rya yerekwa rya wa mubyeyi uhetse umwana. Umusozi ni muremure nibyo, ariko nubwo umusozi ari muremure, yibutse ko wahetse ari uwe, ko atari uw'abandi. Nuko umwana akomeza aramuvunikana, kuko yari ahetse umwana we. Birashoboka ko nawe iyi nzoka ishobora kuboneka mu murima, no mu gikoni mukoramo muri abadiyakoni, iyi nzoka yabonekamo. Waba utabaye maso ugafata umwanzuro wo kuva mu murimo, tusinzongera gukora uyu murimo mu gikoni, bagende biberemo bonyine, isuku ukabura yitaye, inzoka itindungutse ati yaba n'abandi bari bataye amasuka. Imana idufashe cyane. Birashoboka ko hari icyo wabonye kuri bene so mukorana umurimo, ariko ngo usabe hagarara neza, bamaso, Satani atakwishima hejuru. Nuko nako uriya muhanuzi Yohana mu byahishuwe abwira abantu ati mwebwe abasigaye, uyu munsi wari nanjye ndabwira abasigaye
batarata amasuka aho imihamagaro yabo ikiri mizima. Ndababwira ngo mwebwe abasigaye, Imana irababwira mu ijambo ryayo inkoresheje ngo umutwaro twikorezwa n'uyu ngo nugukomeza iyo dufite tukageza aho Yesu azazira. Iyo urebye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice ni cya 27 umurongo wa 18, Yeremiya igice cya 27 umurongo wa 18 usanga handitswe iri jambo ngo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 27 umurongo wa 18 haranditswe iri jambo ngo naho rero niba ari abahanuzi kandi n'ijambo ry'Uwiteka rikaba riri kumwe nabo ngo nibinginge Uwiteka nyiringabo, nibinginge giye tugeze muri cyo gusenga Imana nicyo kwinginga Uwiteka nyiringabo. Nuko ngo naho rero niba ari abahanuzi bisobanura niba umwuka ubarimo ari umwuka wera, niba atari ukwishushanya, niba ari agakiza bakiriye, ngo niba ari abahanuzi ngo kandi n'ijambo ry'Uwiteka rikaba riri kumwe nabo ngo nibinginge Uwiteka nyiringabo kugira ngo ibikoreshwa byasigaye mu nzu y'Uwiteka no mu nzu umwami Buyuda ni Yerusalemu bye kujyanwa i Babuloni. Ibikoresho byasigaye, ndavuga batarata amasuka, ndavuga bagikomeje imihamagaro, ndavuga batarasubira inyuma mu izina rya Yesu. Ngo nuko rero naho niba ari abahanuzi kandi n'ijambo ry'Uwiteka rikaba riri kumwe nabo, nibinginge Uwiteka nyiringabo, binginge Uwiteka nyiringabo kugira ngo ibikoreshwa byasigaye mu nzu y'Uwiteka no mu nzu umwami Buyuda ni Yerusalemu bye kujyanwa i Babuloni. Nizere ko mwanyumvise abanteze amatwi. Yesu arashaka ko uyu murimo tuwukora twihangana kandi niba turi mu basigaye batarata amasuka. Imana idushoboze gukomeza imihamagaro yacu kugeza ku munsi wo kubona ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezanije abayikunda. Dore ko ariko dusoma mu rwandiko rwa Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12 ho tubwirwa ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, hahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa hazahabwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezanije abayikunda. Imana ibafashe cyane rero. Numvise iyo mbuto yo kwihangana nayivugaho kuko numvise mfite message yayo cyane. Nizere ko abanteze amatwi maze kunyumva. Gusa twasomye ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo wiyerekane ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye. Imana idufashe cyane no ku mutima uboneye. Nuko maze wa murongo wa 15 ngo ibyo aho mu rwandiko rwa mbere igice cya rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo, rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo cya 4 umurongo wa 15 aramubwira ati ibyo ujye bizirikana kandi abari byo uhugukiramo kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarire bose. Nuko aravuga ati kuko nugira utyo ari bwo uzikizanya n'abakumva. Arabanza aravuga ati wirinde ku bwawe no ku nyigisho wigisha uzikomeze kuko nugira utyo ari bwo uzikizanya n'abakumva. Gusa ndashaka kuvuga kuri ryaje mu gitwa kuzura umwuka wera, ubundi nkafata umwanzuro tugasenga Imana. Nuko twasomye mu byakozwe n'intumwa hatweretse uko bari naba yarameze. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 11 umurongo wa 24 hatwe ngo kuko bari naba yari umunyangeso nziza wuzuye umwuka wera no kwizera ngo abantu benshi bongererwa umwami Yesu. Kuko bari naba yari umunyangeso nziza wuzuye umwuka wera no kwizera. Imana ishimwe cyane ngo abantu benshi bongererwa umwami Yesu. Nuko rero abantu badukeneye ko bakizwa ku bwinshi. Hari icyo badusaba kubereka mbere na mbere. Dusabwa kubereka ingeso nziza, ariko ikindi tukaba twuzuye umwuka wera. Uwiteka yabwiye Mose nkuko tubisoma mu gitabo cyo Kuva igice cya 19. Nuko maze abwira Mose mwuka w'Imana murimo, maze aramubwira ati niko tubisoma. Imana idufashe cyane. Ngo Uwiteka abwira Mose ati dore ndaza huri
ndi mu gicu gifatanye kugira ngo abantu bumve mvugana nawe maze bakwemere iteka ryose. Nuko nizere ku nteze amatwi ngo Uwiteka abwira Mose ati dore ndaza aho uri ndi mu gicu gifatanye kugira ngo abantu bumve mvugana nawe bumve mvugana nawe maze bakwemere iteka ryose. Bigaragara ngo cyangwa abantu babashe kutwemera iteka ryose nuko bumva tuvugishwa n'Imana. Aho niho nanone hagomba kushyirwa imbaraga maze Imana idufashe cyane. Uriya mugaragu w'Imana Mose kugira ngo abashe kwemerwa ngo byari ngombwa ko aba agaragaza ko avugishwa n'Imana atari we wikoresha ahubwo avugishwa n'Imana. Hono tubwiye ngo Barinaba yari yuzuye umwuka wera ndetse amena yari umunyangeso nziza wuzuye umwuka wera. Imana idufashe cyane wuzuye umwuka wera no kwizera. Imana tugendere cyane wuzuye umwuka wera no kwizera ngo abantu benshi bongererwa umwami Yesu. Ntabwo tuvuga kuko Barinaba yari umunyedini runaka, oya nuko Barinaba yari yuzuye umwuka wera no kwizera. Imana ishimwe cyane. Nuko Barinaba haleluya yari yuzuye umwuka wera no kwizera ngo abantu benshi bongererwa umwami Yesu. Cyaba Imana ikadufasha twese buri wese agahirimbanira kumvira agahirimbanira kuzura umwuka wera atari idinisa ahubwo akaba yuzuye umwuka wera. Imana idufashe cyane. Nuko ngo Uwiteka amena ngo abwira Mose ati dore ndaza aho uri ndi mu gicu gifatanye kugira ngo abantu bumve mvugana nawe maze bakwemere iteka ryose. Ntabwo baramwemera kubera idini, ntibaramwemera kubera ko ari Mose, ahubwo baramwemera kubera ko yuzuye umwuka wera. Baramwemera kubera ko yuzuye umwuka wera no kwizera. Nuko nta kindi baramwemera kubera ko bumvise avugishwa n'Imana. Ntabwo baramwemera kubera ko yababwiye wenda abakanga, oya hari icyo ngo agomba gukora. Agomba kuba yuzuye umwuka wera, akaba yuzuye umwuka wera no agomba kuba avugishwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo arasabwa kuba avugishwa n'Imana. Kandi kugira ngo uvugishwe n'Imana birumvikana nuko bawuzuye umwuka wera. Nuko Uwiteka ngo abwira Mose ati dore ndaza aho uri ndi mu gicu gifatanye kugira ngo abantu bumve mvugana nawe maze bakwemere iteka ryose. Nibumva ibyo tuvuga atari twe twikoresha, bakumva atari twe twivugisha, bakumva tuvugishwa n'Imana, ntago bazatwemera umwaka umwe nyuma ngo baduhararuke, bazatwemera iteka ryose. Amena. Nagira ngo noneho rero iri jambo mbashe kurivugaho nibyo, ariko mpere kuri jambo nyine nasomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ariho mpereye aho twabonye ngo Barinaba yari umunyangeso nziza wuzuye umwuka wera no kwizera. Abantu benshi bongererwa umwami Yesu. Abantu benshi bongererwa umwami Yesu. Kubera iki? Kubera ko Barinaba yari umunyangeso nziza kandi wuzuye umwuka wera no kwizera. Imana ishimwe cyane. Mbese ahari urakorera Imana wuzuye umwuka wera. Paulo yandikiye abakorinto ababwira ikintu gikenewe cyane mu rwandiko yabandikiye rwa mbere igice cya 4 umurongo. Urwandiko rwa mbere yandikiye abakorinto igice ni 4 ababwira ku murongo wa 18 na 19. Ku wa 18 arababwira ati ariko bamwe barihimbaza bibwira ko ntazazi iwanyu, ati nyamara nzaza vuba umwami nabishaka, ati kandi sinzamenya amagambo yabo bishyashyarika gusa, atabwo nzamenya imbaraga zabo. Umva iryo jambo ngo ariko bamwe barihimbaza bibwira ko ntazazi iwanyu. Umurongo wa 19 atariko nzaza vuba umwami nabishaka, ati kandi sinzamenya amagambo yabo bishyashyarika gusa, ahubwo nzamenya imbaraga zabo.
izi mbaraga ashaka kuvuga ni imbaraga zimeze gute? Izi mbaraga ni imbaraga z'umwuka wera. Nk'uko umuririmbyi wa 411 yabivuze igice cya 6, aturwanane na Yesu kweta bihebuje, ati we kwitwaza umufuka n'ibitabo gusa, ati genda ubyawe n'Imana wuzuye umwuka wera no kwizera nako. Izo nizo mbaraga yarakeneye kubona mu bakozi b'Imana. Nuko rabwa atari ku bamwe barihimbaza bibwira ko ntazazi iwanyu, ati nyamara nzaza vuba umwami nabishaka. Ati kandi ninzi sinzamenya amagambo yabo bishyashyarika gusa, ati ahubwo nzamenya imbaraga zabo. Ye bene data, hari imbaraga zikenewe muri uyu murimo, hari imbaraga z'umwuka wera zikenewe muri uyu murimo. Izi mbaraga zitabonetse ntago bishoboka tugira agaciro mu bo tubwira, ntago twagira agaciro imbere yabo duhagaze imbere. Ariko imbaraga z'umwuka wera zatubonetsemo. Ijambo ry'Imana ryatweretse ko bari naba kubera ko yari yuzuye umwuka wera, abantu benshi cyane hari mu Antiyokiya ngo bakira agakiza, ariko icyahesheje zirambaraga agaciro ngo yari n'umunyangeso nziza. Niyo cya mbere yakuzura umwuka wera. Bati cyakora koko urebye n'imyitwarire ye, urebye n'ingeso ze, uriya ni umwuka w'Imana. Nuko yavuga ati Imana iravuze. Bati koko urebye ukuntu aca bugufi, urebye ukuntu yubaha, urebye ukuntu yitonda, uriya ni umwuka w'Imana. Niba ukeneye ko imbaraga z'Imana zikurimo zigira agaciro, gira n'ingeso nziza. Niko twabibonye, izo ngeso nziza zizahesha agaciro umwuka wera ukurimo, zizatuma uvuga uti Imana iravuze. Bati yego nibyo, bitewe n'ingeso nziza uzaba ufite. Ariko nugira imyitwarire itukisha Imana, imyitwarire itari myiza, ni ukuvuga ngo nunuzura n'umwuka wera ntago abantu bazabiha agaciro. Kuko bari naba yari umunyangeso nziza wuzuye umwuka wera no kwizera, ngo abantu benshi bongererwa umwami Yesu. Abantu benshi bongererwa umwami Yesu kubera iki rero? Kubera ko yari umunyangeso nziza kandi wuzuye umwuka wera no kwizera. Abantu benshi bongererwa umwami Yesu. Mwumvishe ko Timoteyo nawe Pawulo yamwihanangirije, ati umugaragu w'umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane, ahubwo akwiriye kuba ugira neza kuri bose, agakunda kwigisha, akihangana, agahanisha ubugwaneza, abamugisha impaka, ngo ahari niba bishoboka Imana ibahe kwihana, ngo bamenye ukuri, basinduke, bave mu mutego wa Satani wabafashe mpiri, babone gukora iby'Imana ishaka. Gusa ndagira ngo mbere yuko ndangiza mbabwire ko uyu murimo twahamagariwe yawuduhaye ishaka no kubona umusaruro wawo, kubera ko nawe undi wahawe isuka, nyiri kumuha isuka yashaka gukora akamwereka umubyizi. Inzoka iritambika, inzoka ibonetse mu murima, isuka arayita, ubwo ntabwo yari akibonye umubyizi. Rero mu yindi mvugo yarabaye imbura mumaro, kandi Imana yashaka umumaro wacu. Ikimara kuduha amasuka yashaka kubona n'umumaro w'ayo masuka. Ikimara kuduha impano ikashyira ijambo ryawe muri twebwe, irashaka kubona inyungu. Ndibuka hari ku itariki 12 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'1993, hari kuri 12 z'ukwezi kwa 4 93. Icyo gihe bwari buracyari kuwa mbere, nibwo nagiye muyerekwa kuri zo tariki 12 z'ukwezi kwa 4 muri 1993. Muri iryo yerekwa numva abantu bari kugenda bivuga ibigwi. Umwe ati njyewe ndi pastor hanaha, undi ati njyewe ndi mwarimu hanaha, njyewe ndi umudiyakona hanaha, njyewe ndirimba muri korali niyi, nyobore korali niyi. Mbese buri muntu yivuga ibigwi, avuga imirimo akora. Mu gihe abantu bivugaga ibigwi batyo, ijwi ry'Imana rirampamagara, rirambwira itese mbariza wakoze, atese ko mwivuga ibigwi. Buri muntu ati njyewe ndi uyu n'uyu, njyewe nkora umurimo uyu n'uyu. Ngo mbese mujya mutekereza kuri mina 10 zahawe abagaragu. Mina 10 tubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 19 uhereye ku murongo wa 11 ugakomezwa kugeza kwa 25. Mina 10 zahawe abagaragu, aho Yesu yaciye umugani wa mina 10 zahawe abagaragu. Ngo abagaragu
umwe yamuhaye mina 5 undi amuhevye undi amuhimwe bityo ariko ngo mujya mutekereza kuri izo mina 10 zahawe abagaragu. Iryo jwi ry'Imana yambwiye tuzabaze mbese niba muzitekerezaho mujya musanga nyiri gutanga mina aziha abagaragu yarashakaga iki? Ndizera ko nawe icyo kibazo uri kugitekerezaho. Yashakaga iki mwene data unteze amatwi? Ngo mbese mujya mutekereza mugasanga nyiri gutanga mina aziha abagaragu yarashakaga iki? Tutagiye kure, nyiri gutanga mina aziha abagaragu icyo yashakaga ni inyungu. Byumvikana ngo yatanze mina ashaka inyungu, ntabwo yatanze mina kugira ngo wenda abantu bajye bagenda bazirata. Ngewe mfite mina 10, ngewe mfite mina 5, mfite mina 2 ndati mfite mina 1. Si icyo nyiri kubaha mina azibahereye, ngo yarazibahaye ngo bagende bazigenzure cyangwa se bazicuruze naza bazamwereka inyungu. Bakundwa bene data, ntabwo Imana izampembera ko nari pastori, ntabwo izaguhembera ko ari mwari mu mudugudu, ntizaguhembera ko ari umuyobozi wa korale, izaguhembera inyungu zamwereka. Niyo mpamvu ugomba gushyiraho umwete, kandi kugira ngo inyungu iboneke kwa busabwa kubura umunyangeso nziza kandi wuzuye umwuka wera ufite no kwizera kugira ngo inyungu ibashe kuboneka. Ntabwo ari ukuzavuga gusa, hari ibyo ugomba kwitwaza. Ugomba kubura umunyangeso nziza wuzuye umwuka wera no kwizera. Ntabwo uzahemberwa ko wayoboraga korale keretse niwerekana inyungu, ko wararirimbye muri korali kanaka sibyo bizaguhesha ingororano keretse niwerekana inyungu. Kandi iyo mpamvu ugomba gushyiraho umwete kugira ngo shobuja guhaye isuka abashe kubona inyungu. Niyo mpamvu nanjye muri uyu murimo nahamagariwe ngomba gushyiraho ishyaka ryinshi, kuvuga ijambo ryayo ntahatwa, mbikunze, ntasunikiriza, ko ndabizi ko nihagira abakizwa kubw'ijambo Imana yanshyizemo niyo nyungu Imana ishaka, kandi nkabikora nuzuye umwuka wera, nkabikora mfite ingeso nziza, nkabikora mfite urukundo ngo twabibwiwe, nkabikora ndetse mfite kwizera n'icyo Imana ishaka, ndetse n'umutima uboneye. Niko twabwiwe mu ijambo ry'intego, aho Pawulo yabwiye Timoteyo ati ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe, no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye. Haleluya! Mina wahawe urabona izabona inyungu zereka shobuja waguhamagaye. Bitekerezeho rero. Aho niho rero umuririmbyi agomba gushyira umwete kuri repetition, akabikora bikunze, kuko aragira ngo ejo hazaza mina yahawe ibone inyungu, najya ahagara imbere y'abandi ye kurya iminwa, ahubwo aririmba ibimurimo kuko yakoze repetition zihagije. Icyo ni Imana ishaka. Mbese ahari mu budiyakoni bwawe ufite ishyaka cyangwa urashaka gusigana n'abandi, oya kora ubikunze kuko mina ni yawe, kandi nuramuka ubonye inyungu nani uzahabwa ingororano. Nkwifurije kuzirikana ubutumwa nguhaye, buzirikane mwene data, iyaduhaye mina irashaka inyungu. Ntabwo izazi kubaza ngo mbese wari pastor hanaha, ntizazi kubaza mbese uracyaririmba muri ya korale, ntizazi kubaza mbese uracyari umuyobozi wa korali niye, uracyari umudiyakoni. Ahubwo izazi kubaza mbese hari inyungu wanyereka nyuma yo kuguhisuka, nyuma yo kugushyira muri uyu murimo, hari inyungu wanyereka. Aho niho umudiyakoni ushaka inyungu azinduka kare ajya mu rusengero, ati ndabizi ko urusengero abantu barugiyemo rudasukuye kandi ari byo bishinzwe, ndabizi ko Imana yazambaza. Uwo nushaka inyungu nugira ngo shebuja wamuhaye umurimo azabona inyungu. Aho niho kandi umuyobozi wa korali akora uko ashoboye kose ngo arebe ko korali ibisabwa byaboneka cyangwa ibikenewe byaboneka. Nuko niko n'umucuranzi nawe agerageza kurepeta ibyo azacuranga akashyiraho umwete, kuko nawe muri iyo mina yahawe shebuja akeneye inyungu. Nuko buri wese ku murimo yahamagariwe yibuke ko yamuhaye mina ishaka n'inyungu. Naho kugenda mvuga ngo uyu n'uyu, ndi umuririmbyi aha n'aha, ndi umucuranzi muri korali niye, hari inyungu mbese utanga yatuma Imana ikwishimira. Kuvuga ngo njyewe mfite umurimo n'uyu, ibyo si byo Imana ikeneye. Ishaka inyungu, kuko no mu gihe uriya nyiri gutanga mina mu gihe yazaga, Imana idufashe cyane,
mu gihe yazaga nyiri gutanga mina ntabwo yaje abaza mina yatanze, ahubwo yaje akeneye inyungu. Nuko abagaragaje inyungu baje kubona umugisha cyangwa se babonye ingororano, ariko wabuze inyungu yewe niyo yari afite yahawe abagaragaje inyungu, ndetse bitegekwa ko agomba kuboha amaboko n'amaguru akajugunywa hanze aho bazaririra bakayikenyera amenyo. Bityo rero bene data, Imana itugendere cyane, idushoboze gukora uko dushoboye kose mina twahawe zibashe kugaragaza inyungu. Nicyo numvise nababwira abazabyitaho muzamugira amahirwe. Imana itugendere cyane. Ndumva rongeye kurangiza nuko tugasenga Imana cyangwa abakozi b'Imana babashe kwerekana umusaruro mu byo bahamagariwe, babashe kwereka Imana inyungu kuri mina bahawe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo turasabwa kuba icyitegererezo cy'abandi. Nuko gusa ndagira ngo mbere ko dusenga Imana mbibutse iri jambo nasabye ry'intego ryatubwiye ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye. Nuko Pawulo arakomeza ati ibyo ujye ubizirikana. Nanjye ndarangiza nkubwira ngo uko nabivuze ubizirikane. Ati ibyo ujye ubizirikana kandi aba ari byo uhugukiramo. Ijambo guhuguka ubundi ni ikinyuranyo cyo guhuga. Iyo umuntu atahugutse arahuga, ariko yaba atahuza agahuguka. Mbega kandi iyo umuntu yahugutse uramubwira kumva ibyo uvuga, ariko iyo uvuga umuntu ahuze ntabwo aha agaciro ibyo uvuga kuko ntabwo wabyitayeho. Ariko umuntu wahugutse akita ku byo umubwira ni nabwo ashobora gushyira mu bikorwa ibyo abwirwa. Ati ibyo ujye ubizirikana kandi aba ari byo uhugukiramo. Ati kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarire bose. Nuko nizere ko anteze amatwi ibyo umaze kumva rero, waba uri umugabo waba uri umubyeyi, uri umusore uri umukobwa, ibyo ujye ubihugukiramo kandi ibyo ujye ubizirikana kandi aba ari byo uhugukiramo, kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarire bose. Be kujya bavuga ati kanaka we nta gihinduka, uko umubonye none uko umubona ejo, uko ni gutyo, ubona nta ntambwe atera, ubona nta kigenda. Imana igushoboze kuzirikana aya magambo nkubwiye, hugukira muri aya magambo wumvise, kandi wibuke ngo hari imisozi iri imbere y'abakozi ngo ishaka gushyira ahagaragara abahetse abatari ababo. Ngo abenshi imihamagaro yabo izakama, abenshi bazahindura amadini, abahetse abatari ababo. Ngo ariko uhetse uwe ngo azemera muvunikane paka kugeza igihe azamurengana umusozi, kugeza igihe azabasha kugera ku byasezeranijwe. Nuko nizere ko wanteze amatwi, Imana igufashe cyane. Nuko wibuke kandi ngo wibuke ngo niba turi abahanuzi, ijambo ry'Imana ko turi kumwe naryo riri kumwe natwe, ijambo ry'Uwiteka rikaba riri kumwe natwe. Ngo turasaba kwinginga Imana ubuhanuzi bujya kumanuka. Yeremiya yarabanje, Imana yamaje kumwereka ko ibikoreshwa byinshi cyane byanyazwe bikajyanwa i Babuloni. Nuko aramubwira ati niba muri abahanuzi, ubwo na Yeremiya yararimo ati niba ari abahanuzi kandi n'ijambo ry'Uwiteka rikaba riri kumwe nabo, ngo nibinginga Uwiteka Nyiringabo kugira ngo ibikoreshwa byasigaye, kuko hari ibyamaze kujyanwa i Babuloni ariko hari n'ibikoresho byari bisigaye. Ati ibyo bikoreshwa byasigaye mu nzu y'Uwiteka no mu nzu umwami w'Ubuyuda bye kujyanwa i Babuloni. Natwe rero mureke dusenga Imana ibikoresho byasigaye, ndavuga batarata amasuka, aho imihamagaro itarakama, aho imisozi itari yaca intege ngo basubire inyuma. Abagihetse wa mwana, Imana iguhe kunyumva neza, abagihetse wa mwana muzirikane amagambo mubwiwe. Ndibuka hari ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 umwaka 2019, kuri 31 z'ukwezi kwa 10 2019 nibwo nagiye muyerekwa. Muri iryo yerekwa nza kubona umubyeyi uhetse umwana. Ubwo nabonaga ahetse umwana, mbona imodoka imurenze hejuru, imodoka mbona iramugonze imurenze hejuru. Ndavuga nti birarangira, yavuye mu mwuka, nta kundi kubaho. Ariko mukanya ngiye kubona mbona wa mubyeyi arahagaze n'umwana ahetse mu mugongo.
numva ngize ikibazo ntariko se uyu muntu ku imodoka murenze hejuru ndeba ese akijijwe n'iki kubera icyo adapfuye ijwi ry'Imana rirampamagara rirambwira rituramuvye ureba arengewe n'uriya mwana ahetse nukuri ya mwana ntabwo ari umwana usanzwe uyu murimo ushobora kuturengera iminsi yo kubaho kwacu kwiyongera mu gihe Imana ibona twawuhaye agaciro uyu murimo duhetse uyu murimo w'ivugabutumwa umurimo ushinzwe waba ubudiyakoni waba uburirinzi umurimo wari wose ushinzwe wibuke ko nuha agaciro ushobora kukurengera bikaba byatuma abantu bari bazi ko akabe kashobotse ko byarangiye ariko uhetse akakurengera zirikana guhamagarwa kwawe niko nakubwiye biha agaciro mwene data urafata uyu murimo nk'usanzwe nyamara umurimo duhetse udufitiye umumaro nuko Imana irashaka gusa ko imisozi iri imbere yacu tutareba uburebure bwayo ahubwo twibuke ko duhetse nawe ari afite umumaro kuruta ibindi byose maze kandi Imana nibona uwo musozi tuyemeje kuzamuka duhetse niyo nabo bana Uwiteka azaduha n'imbaraga ngo wabonye wa muvyeyi ukuntu azamutse uriya musozi wabonye uburyo agenda ananiwe ariko ntashyira umwana hasi ariko igisubizo ngo impamvu atashyize umwana hasi nuko umwana aruwe ndizera ko wanteze amatwi kora umurimo witu wawe uzi ko nta ukorera uzi ko ibyo ukora byose nta ukorera ko ari wowe wikorera ingororano n'izawe niba ari icyacu mutanga amaturo utanga abashyitsi wakira umenye ko ingororano atari iz'abashyitsi wakira ingororano n'izawe Imana ishimwe cyane niyo mpamvu ngiye kurangiriza kuri iri jambo ryo mu gitabo cya kabiri cy'ingoma gice cya 15 umurongo wa 7 maze tugasenga Imana igitabo cya kabiri cy'ingoma gice cya 15 umurongo wa 7 handitswe iri jambo ngo ariko mwebwe mukomere amaboko yanyu ye gutentebuka kuko imirimo yanyu izagororerwa mwebwe mukomere Imana ishimwe cyane mwebwe abatarata amasuka mukomere amaboko yanyu ye gutentebuka kuko imirimo yanyu izagororerwa imirimo yacu ifite ingororano bene data amaboko yacu ntagatentebuke Satani cyarwanya n'ingororano twari kuzahabwa natwe Iteka aradukomeza akatwihanganisha ngo dukomere akatwihanganisha ngo dukomere amaboko yacu ye gutentebuka kubera ko imirimo yacu ifite ingororano niringire kunteza amatwi nitutagwisari tuzasarura Paulo niko yandikiye abagalatiya gice cya 6 umurongo w'9 arabwira ati twe gucogorera gukora neza ati kuko igihe nikigera tuzasarura nitutagwisari tugiye gusenga Imana rero yango Imana idushoboze gukora uyu murimo nk'uko ishaka imbaraga z'umwuka wera ziturimo zo kwemeza abantu ni nako Yesu yabwiye abigishwa be ati uwo mwuka naza azabashoboza niwuzemeza abantu uwo mwuka w'ukuri naza niwuzemeza abantu abemeza iby'icyaha bigaragara ngo imbaraga z'umwuka wera ziremeza yo ziturimo zemeza abantu turavuga birumvikana ntabwo bemezwa n'agahato oya si ukuvuga ngo ihane byanze biko oya ahubwo uzura umwuka wera koreshwa n'Imana gusa umwuka ukurimo yemeza abantu umwuka ukurimo yemeze n'abatari kwemera umwuka ukurimo azemeza abantu babashe kumenya igitinyiro cy'Imana ikurimo ariko ni umwuka wera ntabwo ari agahato ahubwo ni umwuka wera Imana ishimwe cyane niko twabwiwe ngo kuko Barinaba yari umunyangeso nziza wuzuye umwuka wera no kwizera abantu benshi bongererwa umwami Yesu Imana idufashe no kubw'amagambo mu izina rya Yesu tugiye gusenga Imana nawe Imana tugiye neza buri wese wanyumvise ndamwifuriza gushyira mu bikorwa ubutumwa butambutse nanjye kandi ndifuza ko Imana yampa imbaraga imisozi iri imbere y'abantu nanjye ntabwo insize twese iyo misozi iri imbere yacu ibiturwanya ni byinshi nibyo ariko turabwe ngo abahetse ababo ntabwo bazashyira abana babo hasi cyakora ngo abahetse abatari ababo akabo kagiye gushoboka mwibuke rwose ko nabibabwiye ngo imisozi igiye kuba myinshi yo gushyira ahagaragara abahetse abatari ababo reka dusenga Imana mwami Imana yacu mu izina rya Yesu ndagushimira iri jambo ukunze ko ritambuka
tanga imbaraga abantu bayishyire mu bikorwa mu izina rya Yesu. Nuko nkuko wabwiye Timoteyo ngo abantu ntibaganyire ubusore bwe, basabwa kuba icyitegererezo cy'abizera ku byavuga no ku ngeso ze ndetse no ku rukundo no bwo kwizera no ku mutima uboneye. Nyamuneka turasenze ngo natwe udushoboze rero ku icyitegererezo cy'abandi mu byo tuvuga, ku ngeso, ku rukundo, ku kwizera no ku mutima uboneye. Mana ibyo bidushoboze, ijambo ryacu risize umunyu, dushoboze guhanisha ubugwaneza, dushoboze kwihangana. Imisozi iri imbere yacu ni myinshi, mu izina rya Yesu. Himbaraga abakozi bawe batandukanye, abapastori muri iki gihe, ababwiriza butumwa, abaririmbyi, abadiyakonikazi, abakozi b'Imana uburyo butandukanye. Tanga imbaraga zo kuzamuka iyi misozi tudacitse intege, abo duhetse tutabashyize hasi, cyangwa umurimo wawe duhetse tutawuretse, amasuka waduhaye turinde kuyata twitwaje inzoka twabonye mu murima, mu izina rya Yesu. Kubyo tubona ni byinshi bigomba gutuma abakozi imihamagaro yabo yangirika, ariko uratubwiye ngo inzoka ntikwiye kudutesha amasuka, ahubwo amasuka tuyakomeze. Iyi nzoka ni imwara, ibonye twakomeje icyo dufite izava mu murima, kuko umurima si uwayo, umurima ni uwawe, itorero ni iryawe Mana yacu. Tugusabye imbaraga, tugusabye Mana guhagarara kigabo mu izina rya Yesu. Kandi impano ziturimo udushoboze kuzigaburirana, impano ndimo ushoboze kuyigaburira abandi. Mana ndahatwa mbikunze, ariko ni abandi nayo unyemereye nemere kugaburirwa nayo mu izina rya Yesu. Ko twamaze kuvuga ngo twahawe impano, ngo uko twahawe impano niko dukwiriye kuzigaburirana. Uwiteka dufashe cyane, Uwiteka dufashe, twiteho Mana nyir'ubuntu n'ibambe, dushoboze kumvira aya magambo. Nungo kandi turengere abantu bagize amahane, abantu bitwaye nabi, bakabasha kugaragara nabi imbere yawo bahagaze imbere, cyangwa se yawo babwira ijambo ryawe. Nuko utanga imbabazi buri wese ku rubanza rwamutsinze, umushoboze kwisubiraho. Nuko bityo ibikoresho byasigaye mu nzu yawe uturinde kujya i Babuloni. Nyamuneka ibyanyazwe nabyo wabigarura kuko urabishoboye. Abo Satani yanyaze amasuka bakayata, wabagarura ku murimo, wakongera ukabakoresha mu izina rya Yesu. Wabasubiza ku rufatiro, bityo bikaba byatuma izina ryawe rishyirwa hejuru. Ndagushimira ko wumvise, urakoze bana natwe gushaka kwawe gukoreke. Senze nizeye mu izina rya Yesu, amen.